ngiye kubikara hasi ati ntabwo n'ubunyobwa namuye munyarubisazi nariye enye uri iki niki kare ubu ubona nge ndi umushoferi guturuka zama 2013 barabizi none se unywa gute ugatwara gute ngewe ntabwo nshobora kunywa imodoka natwaye inzoga mbwirira uriya mudamu mu gifaransa ukuntu ari mwiza unamusabira umugisha mu gifaransa. Je m'appelle Jado Max. Je vais bien. Tu es bien. nzi ukuntu byagenda sinzi yuko byanashoboka nyifite mva kuva kera ubuhanzi bwantogoteyemo bwantogoteyemo uburimbi budogoteramo ahubwo ubu ngubu kuba twabonanye hahiye ko umva niteka bayita gute metonine spiriti murakoze cyane spiriti buriya fanda arayizi afanda azi ikintu bita spiriti ahubwo gute babaga ruswa cyangwa bakoraga gute kugira ngo batubashishe ubwo bugingo baturire ubugingo imyaka 2, 3, 5 bakoze ibyiza mbere baza kubisozesha amayeri urabinyereka nibikunda ubu nsigaye kuri mist nese ntabwo kumva mubwire wambwiye ngo bagiraga urukundo banyweye icyuma ubu none ubu rwaragiye ubu ntabwo wasohokana umukobwa ukamugurira akabyeri nk'ako ngako uri kunywa umukobwa asa n'ibiki umukobwa ubu ngubu udafite reka mbagire n'inama abakobwa mwese n'abagore muri rusange ngira inama ntago nabivuga ariko ngira inama abakobwa mudafite amafaranga ntago bikunda. Yes, reka nongere ngo ikaze wakomeje gukurikira Afrimedia Rwanda ko warakoze subscribe ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane ubwatikomeza ubane natwe kuko turagenda tubona umunsi ku wundi urukundo mutwereka dukora hano. Yes, uyu munsi turi kumwe n'umuhungu umusore umujene umeze neza wakwana mvuga indimi nyinshi cyane izi mvuga Uganda twakiye bibwire mu Uganda katinze mbaramukisa kati namwe munyagaranyo nabera wariginja navudeyo katurwa rero ndi wano mu Rwanda twaritabo murakoze cyane mu Kinyarwanda twagiye mu Giswahili lakini mimi nawasalimia watu wote wanafika hapa mu Rwanda watu wote wanakaribia karibu sana lakini mie nawasalimia watu wote. Mbwirira uriya mudamu mu gifaransa ukuntu ari mwiza unamusabira umugisha mu gifaransa. Je m'appelle Jado Max. Je vais bien. Tu es bien. Irebye lakini ngoja kadogo irebye mu masita tomporeta yaze mu gifaransa cyatwaze mu Kiganda mu Cyongereza je subye tuebye komeza nyine babu yukomeza ntago nayikomeza cyugura umugore ndamukunda cyane kandi indimi mvuga cyane nyinshi cyane mvuga igifaransa nicyo uzivuga cyane turumvikana cyane siwijo tampure tampure je tampure tu tampure ile ntago bikunda ntago byashoboka gute se biki bidakunda Jado Magisi ntago ngende umunyamakuru
nitwa Kiroso. Kiroso. Nitwa Jado. Irindi zina nkitwa Gisozi. Gisozi. Kubera iki witwa Gisozi? Abantu babonye ku isarubeti yanjye bahita bati Gisozi tayari. Isarubeti yawe yanditseho Gisozi? Gisozi. Abandi bambwira ati Jado Max. Iyo bavuze Jado Max cyangwa Gisozi ni muntu ki? Icyo nakubwira cyo nzi ukuntu byagenda, sinzi n'uko byanashoboka. Nifite mva kuva kera ubuhanzi bwantogoteyemo, ubuhanzi bwantogoteyemo, uburimbi bundogoteramo, ahubwo ubu ngubu kuba twabonanye hahiye ko niteka nyine ufite ihe mpano yo yihe nyine tuyigaragariza abanyarwanda. Impano mfite se? Mfite impano yo kuririmba. Turirimbire twagiye ntabwo bikunda uno munsi. Kubera iki se? None se iyo mpano uzakomeza uyigubanira? Nakubaje ngo muyande. Abanyarwanda bakeneye ibyo mvuga, bakeneye ibyo nitabye. Kujya kwita ingagi byari bimeze bite, ariko ngewe uno munsi siva kubaririmbira. Ntabwo bikunda. Kubera iki se nyine udashaka kuturirimbira? Nge nakuririmbira ariko dukubitira kapera ntabwo bikunda. Kubera ushaka kapera kapera 2014 bayikureho muvandi. Ntabwo bikunda. Muyande. Ugira umukobwa ukunda? Nta numwe. Ese ugira umukobwa ugukunda? Ntawe. Si ikibazo? Ikibazo cyavahe ko ibintu byabuze, amafaranga yarabuze. Kera banywaga urumogi ugahita nta mukunzi. Wanywa inzoga ukabaza icyuma, uyu nawe nta mukunzi. Kandi ibyuma niyo byaba bikongoza n'urumogi rugakongoza, ntabwo bikunda. Bivuze ngo nta rukundo rwari rurimo, ni ibyuma byabasha. Nta rukundo rukibaho. Wanywaga urumogi ugahita wumva wakunze umuntu cyane, wanywa icyuma ugahita ukunda umuntu. Byashoboka bite? None ubu urukundo kuva ibyuma babica urumogi rwacika, wese ubura urukundo. Urukundo naruri mu isombe. Urukundo rwanjye naruri mu isombe. Habe n'akanumba. Urukundo nyine tubwira umukobwa wumva wakunda. Umukobwa numva nakunda asibye leta yandiriye ubugingo, abakobwa bandira ubugingo. Leta yakurira ubugingo se gute? Kankubwira ikiganiro cyangwa ibyuma byakuririye ubugingo. Byuma kandi warabiciye nyine byari byarakuririye. Afande yavuze ngo kiringo ni kuri make ariko tuzabafata. Ntabwo bikunda rero. Icyo cyuma nimba barafasha abantu bakabafunga, gute baturira ubugingo batubwira ngo netonine. Ngewe nize shimi cyane. Bayita gute? Netonine. Spiriti. Murakoze cyane. Spiriti buriya Afande arayizi. Afande azi ikintu bita spiriti. Ahubwo gute babaga ruswa cyangwa bakoraga gute kugira ngo batubashishe ubwo bugingo, baturire ubugingo imyaka 2, 3, 4, 5. Bakoze ibyiza mbere baza kubisozesha amayeri bareke bagende. None se kugira ngo urumva ziriya nzoga zitwa ibyuma byaturutse kuki? Kandi zakorwaga muri metanol. Urumva meta si icyuma. Etanol metanol. Cameraman ongera usubize inyuma ako kantu gasubire. Metanol. Habaho etanol na metanol. Nakwereka kuri telefone. Nakwereka kuri telefone. Kandi ngiye nazi gusoma. Urabinyereka hehe? Nibikunda ubu nsigaye kuri mist. Nese ntabwo kumva mubwire wambwiye ngo bagiraga urukundo banyweye icyuma. Ubu none ubu rwaragiye. Ubu ntabwo wasohokana umukobwa ukamugurira akabyeri nk'ako ngako kuri kumwe. Umukobwa asa n'igiki? Umukobwa ubu ngubu udafite. Reka mbagire n'inama abakobwa mwese n'abagore muri rusange. Ngira inama ntago nabivuga ariko ngira inama abakobwa mudafite amafaranga ntago bikunda. Abahungu
turahiga tukihiga. Turahiga bikarangira twihize. Urekura umwambi ugafata inyamaswa itariyo, kandi iyo ufashe inyamaswa itariyo ntabwo bikunda, ntabwo byashoboka habe na gato. Noneho bivuze ngo abakobwa bafashe ku nda kubera icyuma bagiciye, badushukishaga ibyuma. Umbaze icyo cyuma kireke, kuko icyuma cyazaniraga kugira ngo bamwe na bamwe bagatera akabariro neza, ariko abo bose ntabwo babyishimiraga kuba leta yaraciye icyuma yakoze umuti. Ubu none ntabwo uri gutera akabariro neza. Yewe akabariro ndagatera gute se? Akabariro ndagatera gute kandi bidakunda? Akabariro ndagatera gute kandi bidakunda? Halo? Halo? Byihorere. Ntabwo byakunda. Haracyariho iPhone Pro Max. Ni sipaka. Iyi phone abantu babizi neza. Araba kamera niyo yamendetse yindi. Ariko si bite byanyu. Halo? Nyari probuza wasanga ashaka kundangira akazi wote niko kuri mu nzira ugenda wese tugaza kuvugana ngiye ko ntabutse. Ntago ndi bize ariko reka uretse gatoya. Murakoze cyane. Ndi mu rugo. Nta kibazo. Halo? Murakoze. Meze bite? Muraho nshuti? Umva se? Ibyo bintu uvuga njyewe ndi mu mandazi, ndekeraho mu mandazi yanjye. Ndi mu mandazi, ndeka mu mandazi yanjye. Nshuti yanjye, ndi kuguza 10,000 urabifite? Murakoze. Okay, akungara akagaruka. Tongera kuyishukunya se kandi. Ngiye kubikara hasi. Aje ntabwo n'ubunyobwa namuye nyarubiza. Nariye. Inye ori iki niki? Kare. Ubu ubona nge ndi umushoferi. Guturuka zama 2013. Ubwo yarabizi. None se unywa gute ugatwara gute? Ngewe ntabwo nshobora kunywa imodoka natwaye inzoga. Ntabwo ushobora kunywa imodoka natwaye inzoga. Okay, twiganira ku musozo. Icyo ubwira abashoferi bose. Abashoferi bose icyo nababwira cyo mureke indambi. Kandi ikindi wamfashije nzamufasha. Uwo twahuriye mu bibi by'ibizazane ushobora gupfa n'umunsi ugapfa ejo. Abashoferi b'ikamyo ngenda baburiye ubwo ari kuba banywa ibiyobyabwenge urabizi. Ushobora kubishaka kuri movie cyangwa TV. Icyo nababwira cyo mufashanye. Kuko ushaka kwikunda cyane iyo ntunkunde cyo nkumva ngo wapfuye, nkumva ngo byangize gutya, bene nkumva ngo byagenze gutya ejo bundi cyangwa ejo. Turare kugira ngo tugusapotinge. Urakoze cyane. Murakoze. Yes, reka tugushimire cyane ko wakomeje kubana natwe mu kiganiro. Murabizi ko Afrimedia umunsi ku wundi show bang after bang. Mura subscribe twibana 5 kwa 5 Africa original. Bye bye ciao.